Ndagusuhujeho nteze amatwi muri aka kanya, urasuhuzwa na Padiri Janvier, nkaba ngiye kukugezaho umutagatifu duhimbaza tariki ya 9 Kanama buri mwaka. Tariki ya 9 Kanama duhimbaza mutagatifu Thérèse Bénédicte de la Croix, umukarumelita wahowe Imana mwaka w'1942. Thérèse Bénédicte de la Croix amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Editha Stein. Ni umuyahudikazi wavukiye muri Polonye mu mwaka w'1891, akaba yari bucura mu muryango w'abana 10. Ise yitabye Imana Editha afite imyaka 2, nuko nyina agaragaza ubutwari bwe bukomeye bwo kurera abo bana bose ko ari 10 bari bakiri batoya. Editha mu ishuri yari umwana w'umuhanga kandi nawe ubyiyiziho, rimwe na rimwe bikabyutsa n'akantu k'ubwirasi. Umunsi umwe ariko yatekereje kuri iyo myitwarire, bituma yiyemeza kwisubiraho, yumva ko ikibanze ari ukugira imico myiza, ubuhanga bugakurikiraho. Icyo gihe yabagaho nk'umuhakanyi, atemera neza Imana mu buzima bwe. Editha yaje kwiga ararangiza ndetse aba n'umwarimu muri kaminuza ya Breslau aho muri Polonye. Mu bushakashatsi bwe, Editha yakundaga kwibaza ibyerekeye imibereho y'abantu n'amaherezo yabo. Yashakashakiraga ibisubizo mu bwenge n'ubumenyi byo mu ishuri, ariko ntabone ibisubizo. Yatangiye kwibaza ibibazo binyuranye mu by'iyobokamana, nabwo ariko ntabone ibisubizo uko yabishakaga. Akomeza gushakashaka Imana anyuze mu bumenyi bw'imibereho y'abantu. Kuri we ibi byari kumubera igisubizo cy'ingoyi yari iziritse roho ye. Editha mu byamuteye imbaraga zo gukomeza inzira igana Imana ni isengesho rya Dawe uri mu ijuru. Ryanamubereye inkingi yashingiyeho azirikana cyane cyane amashusho 2 agaragara muri iryo sengesho, rimwe riganisha ku mubano w'abantu n'Imana, irindi riganisha ku mubano w'abantu hagati yabo. Ibyo bimutera inyota yo kurushaho gukomeza gushakashaka Imana. Nyuma gato yaje guhura n'umugore w'umupfakazi, aramutungura ndetse aranamutangaza kubera ukwihanganira ibibazo yari arimo, ariko akabona akomejwe n'ukwemera kwe. Editha mu gushakashaka ibisubizo by'ibibazo yari afite bijyanye n'imibereho n'amaherezo y'abantu, yaje no gusoma ibitabo by'abatagatifu. Harimo igitabo cya mutagatifu Ignace de Loyola cyitwa Imyitozo ya Roho, Les Exercices Spirituels. Hanyuma aza no gusoma igitabo cya Thérèse d'Avila, aho Thérèse yanditse ku mibereho ye. Akirangije, Editha yariyamiriye cyane ati ibingibi ni ukuri. Yari yumvise urukundo rw'Imana, asanga rwari rumaze igihe rumukurikira, ariko ntashobore kurumenya. Mu buzima bwa Thérèse wa Avila yari yumvisemo intambara imeze nk'iye, ukugwa n'ukweguka byari bimeze nk'ibye. Nuko Editha yumva ubwenge bwe n'umutima we biboneye uburuhukiro mu rukundo rw'Imana, nk'uko byagendekeye Thérèse wa Avila. Nyuma yaho Editha yarabatijwe ahinduka umukristu, ava mu idini y'iwabo ya Kiyahudi. Editha yageze aho yumva koko urukundo rwa Kristu no kwishyira ukizana kwa muntu bijyana neza, kuko urukundo n'ukuri bigira aho bihurira. Ntuzagire ukuri wemera kutifitemo urukundo, kandi ntukemere urukundo rutagira ukuri.
kimwe kibuze ikindi gihinduka ikinyoma gisenya ubuzima bwa muntu. Imishakashakire y'ukuri yaharaniye yaje kugera aho ihurira n'urukundo rwa Kristo, aza gusanga bitabangamiranye, ahubwo yumva ko muri we kimwe cyahoraga gishaka uko cyahura n'ikindi. Nyuma yaje gusanga kandi ko uko kuri yirukagaho ari Imana ubwayo yashakashakaga. Yagize ati burya ushaka ukuri wese yaba abizi cyangwa se atabizi aba ashaka Imana. Bityo abona kandi ko uwihambiriye ku rukundo rw'Imana ari we muntu wigenga kurusha abandi. Mu mwaka w'1933 Edita yinjiye mu buzima bw'abiyeguriye Imana mu Bakarumelita, nuko ahabwa izina rya Thérèse Bénédicte de la Croix. Kuva ubwo yatangiye kugira indi myumvire mu kureba no gushungura ibintu. Uko guhinduka kwari gushinze imizi mu gushakashaka ukuri n'umusaraba wa Kristo, kuko yawubonagamo itara ry'ubuzima bwe. Nuko Thérèse Bénédicte de la Croix atura ubuzima bwe ho igitambo kubera Kiliziya n'umuryango we w'Abakarumelita. Kuko yabaye umugeni wa Kristo wahoberanye n'ububabare cyane cyane mu minsi ye ya nyuma. Ariko mu kwigana Kristo, ububabare yagize bwamubereye umwanya wo kwitanga, yiyumva koko nk'umugeni wa Kristo umwitangira akanamwishushanya. Mu mwaka w'1942 Thérèse Bénédicte de la Croix yaje gutwikirwa mu byuma bya gazi. Nibwo buryo bubabaje Abadage bicishije Abayahudi icyo gihe. Nyamara se Thérèse Bénédicte de la Croix ntiyari yerekanye ko twese tugize umuryango umwe w'abantu, ko nta wagombye kuziza undi ubwoko bwe cyangwa se ivuko. Ubwo yigishaga agira ati urukundo rwa mugenzi wacu nicyo gipimo cy'urukundo rw'Imana yacu. Ku bakristo nta munyamahanga ubaho, urukundo rwa Kristo ntirugira imipaka. Uyu mutagatifu atwigisha ko ukunda by'ukuri adatinya inzira y'ububabare agomba gucamo, ahubwo yemera kwifatanya n'uwo akunda ndetse akanamukunda kugeza no mu bubabare. Ngubwo rero ubuzima bwa Mutagatifu Thérèse Bénédicte de la Croix waje kugarukira Imana, agashakashaka Kristo kandi akamubona ndetse akaza no kumuzira. Ndabashimiye, naho ubutaha mwari muri kumwe na Padiri Janvier.